Nkubwenga imishwi yahageze iba yahageze. Izi ngizi rero z'inyama ziba zitarame. Yego. Ziri kurira kuri manjwari imwe. No muri showbiz mu muziki bakaritse umuntu agasangira n'undi. Akoze ni musangira? Ubwo sibyo mbivuza cyengera. Iki nacyo nicyo tugiye gutangira gushyiramo izindi nta gihindutse bambwiye ko zigomba kurara zigezemo hano. Icyizere cyo ndagifite. Hariya hepfo hose ndifuza kuba mpafite ibiraro ku buryo wenda navuga ngo mfite nk'inkoko nk'ibihumbi 40. Nko kuva hariya hirya gutambika gutya ari ibiraro kandi birimo inkoko. Mani iyi nkoko zanjye zitariye ntago nsinzira. Ibi bintu bituma abantu birirwa bicaye badakora. Reka mbishyire mu ndirimbo. Waraje ngo bira no gukorera amafaranga online? Nanjye ndi kuyakorera on murima. Na umukira. On inkoko. Ngiyi. Nuko nyine kuri nuza batacyumva. Ubuse turamenya ari iki? Ni kinini niyo mpamvu cyanze gusadukamo. Voila. Ariko igifenesi cyitwa ngo mu Cyongereza? Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Nkubwenga imishwi yahageze iba yahageze. Twagiye. Twagiye pakurura, genda upakururemo. Twagiye. Shyiramo. Yes, ngira ngo murabizi ahangaha kuri Kigali Channel inkuru zacu cyangwa se ibiganiro tugirana namwe arakagaruka. God umeze ute? Yemeze neza. Nanjye meze neza ngira ngo ngezeho ukererewe ariko ivumbi kucyo uryibasiye. Ivumbi. Ivumbi si bisanzwe. So twabashuje rero ahantu hose muherereye ku mpande z'isi, abari mu Rwanda, abari ku isi hose muri rusange, nkuko twabibijeje ko ibiganiro byacu arakagaruka. Nubundi iki kiragarutse. Ni ibigaruka. Meze neza ndashima Imana, mba nibereye mu tuntu twanjye. Ese ubukorikori noneho bwo ni gatiki? Ahangaha rero ukuntu bimeze ngira ngo narabikubwiye mbere, ari ikintu cyitwa kwinaza. Kwinaza ni nko gufata ibintu, imbuto ukazishyira ahantu ukaba wazazitera igihe runaka. Iyo umuntu ahombetse arinaza. Urumva? Ubu rero utu tuntu muri kubona ari ndi gupakiramo, kuvanga zimwe mu mbuto n'ifumbire kugira ngo ngiye gutera ibindi bintu ariko biri ahantu atari mu murima. Ese iyi tekinike yo noneho ushobora guhingamo ikintu kikakura kikera, wabona cyeze cyane ukaba wagikuramo ukaba wagitera ahantu nk'iki giti.
uri kukibona ukuntu kingana wabona cyarahereyemo hano ariko ibanga riba mu gutera mu dufuka no gutera mu murima biba bitandukanira he nuko aka ngaka wanakimukana anytime ushatse kwimuka ni ukuvuga ngo wowe uretse urajurebe rozwari ni ukuhira bigakura ukaba wabitera mu murima wifuza ubona ahangaha ushobora guhingamo ibihumyo ushobora guhingamo nyine ni uguhinga bisanzwe mu bundi buryo washyiramo se n'imboga inyanya byose muri rusange yes ni ukuvuga ngo nk'ubu nk'umuntu ashaka nk'ahantu ari hose yaba atuye kuko urabona hari abantu benshi cyane oya wowe ahantu hose waba utuye wahinga mu gihe hafite metero iri gupfa ubusa kandi abantu abenshi ahantu dutuye ntabwo wapfa kuyibura ni bya bindi rero by'uturima tw'igikoni ariko aka ni akarima k'igikoni ngendanwa ushobora kuvuga ngo landlord yaranyirukanye urumva abenshi nayo mpamvu twitwaza ko tutagira imirimo y'igikoni ariko gutya wahita uterura ukavuga uti mu bintu bapakinga byo kwimukana n'ibi birimo kandi nta kibazo byagira ariko wakubatse aho hantu ese ubwo wajya kujya bisaba iki se kugira ngo ukore kano kantu nyine haba ari imireba ni agafuka kagura nimba ari ni desara ijana igiceri cy'ijana ukaba ufite biterwa ushatse wagura n'igifuka kinini kuko hari ukuntu no ku mpande nabonye babihinga wenda nk'ibihumyo ibintu nk'ibyo noneho ikintu cya mbere ukora ni ukugapfumuraho ahantu niwohera amazi azajya atuma iyo fumbire n'ubwo butaka bihumeka ubundi bigakomeza ni ukuvuga ngo aka ni akantu umuntu ari wese ahubwo ngira ngo yaba anakeneye aho waba aragakeneye yabyanga atabyanga nk'ubu ngubu njyewe wabibonye ntabwo ndi kujya kugura inyanya ntabwo ndi kujya guhaha ibirayi ntabwo ndi kugura imyembe yo kurya bisanzwe ntabwo ndi kujya kugura ibifenesi nyine bituma ubana n'ibyo bintu kandi bikaba n'imineke sindi kujya kugura igitoki cyo kurya amagi ibyo byose nyine bisaba ko ubihereza umwanya kandi murabizi ko kuri iyi si ikintu kidutunze ari ukuba wariye afite inote y'ijana reba 100 100 200 300 400 500 600 700 800 900 igihumbi n'ijana na turiya twa ruguru watubonye ubwo bivuze iki ashobora kuba yagura utwo tuntu itaka ryo yawe wenda yakwideplasa akaza agakora feri shyiramo imbuto kwa kundi aho kugira ngo twirirwe turi kureba amavideos y'ibintu by'ibishegu n'ibiki wowe ukaba uri kuhira nyine bituma unaruhuka mu mutwe kandi ikindi bikagabanya na depense wenda yego guhangana n'isoko bya hato na hato bihora bihindagurika so rero icyo nababwira nuko birashoboka aho uri birashoboka njyewe rero ikirenze kuri ibyo nuko ifumbire ntajya kuyishaka hirya ifumbire ni iki ni inkoko ntago wazibonye se ariko zigatanga umusaruro erekana n'iriya fumbire yindi ndi kugenda nosha niyo ngiyo ni ifumbire n'iriya yo hepfo ni ifumbire ubwo rero uko wongera udufuka washaka gutera inkeri washaka gutera poivro washaka gutera intoryi birashoboka aho hantu hose uri nta kibazo upfa kuba ufite metero imwe cyangwa ebyiri imboga
nyine uzifata gute? Imboga ni kimwe mu bintu bijya mu ndyo yuzuye. Hari imboga ziba zituma nk'ubu ngubu ndashaka pavuro, inyanya narazikweretse, nyine ni ukugenda umuntu ahinga utuntu twose. Reba nk'iri ronji, uri kuribona? Iri ronji naryo rishobora kuba ryaraturutse muri ibi bintu. Kuvuga ngo imboga ziri mu bintu umuntu atakabuze ku isahani y'ubundi ya buri munsi. Imboga, imbuto, ibyo bintu. Kandi noneho ndabona nkurikije iyi tekinike ndabona binoroshye cyane ko umuntu yabyiyegereza. Narakubwiye ngo urugendo shuri rurafasha papa. Nimba umuntu yaragiye, n'ubu nguru ni urugendo shuri ku bantu badukurikirana. Ahubwo turaza kumenya ngo imbuto zivahe zo kugira ngo uteremo hano. Imbuto zivahe. Ibi byose si byoroshye, si ifumbire n'itaka. Ikindi kintu mbona cyiza cya tuno tuntu nta mwanda. Oya, ushatse wanakoza rwose. Ugatereka ahantu n'uruhande rwa jaride cyangwa yego, ukagenda ushyiramo hano, wenda itunda rigahita rizamukiramo hano. Ntuzasubire kugura amatunda mu gihe ayawe yeze. Shyiramo poivro, hari karoti cyangwa seleri. Nyine biterwa na mindset yawe, kuko buri kintu cyose kiri mu itaka gifite ifumbire kirera mu gihe wacyitayeho. Uvuga ngo wowe hano hantu ugiye guhingamo ibihumyo? Njye ndashaka ibihumyo, kuko umugina w'ibihumyo ndaza kukwereka ukuntu imigina y'ibihumyo iba imeze. Hano hafi hari harangiza kubona. None se ubwo urumva nakubwira ibyo bintu utazi ibyo ari byo? Ushobora gushyiramo hano ibihumyo, mu gihe bitangiye gukura ukabishyira mu mufuka munini, ku buryo noneho biba. Ariko nanone amagiti twirengagiza yuko sibyo hari abantu, hari umuntu uvuga ngo ngiye ibintu byo bijyanye no guhinga n'ibitaka n'ibiki ntabwo nabyikoza, wenda abasirimu ibyo nyine babigumane tuzajya tubagemurira. Ubusirimu ni iki? Ubusirimu, ubu se nta bantu uzi barya icyo bita mushroom mu mahoteli akomeye? Mushroom se zivahe? kandi ziba zinihagazeho ku biciro. Rero nimba utazi ahantu mushroom ziva, turi ni hano. Amahoteli yose muri breakfast nagiye njyamo, n'abandi mujyamo, akantu kitwa mushroom n'umugati bigomba kuba birimo. Ni isosi ya champignon. Gusa ni gute wambwira ko umuntu uvuga ngo ntabwo ngiye bino bintu bijyanye no guhinga n'amafumbire gutese umureti urya uva mu magi. Saa sita kuri ipura ya saa sita ujya kwarura ukarura inkoko. Ibyo narabibabwiye mani, abantu ntabwo bashaka kubyumva. Nimba ngiye guhinga amatunda hano, deseri y'ibyo bintu byose wariye, uragenda ugafata agatunda, akanyomoro, agapome, agashu, agasalade. Ibyo byose ni ibintu abantu bagakwiye gutekereza. Yes. Ahubwo iwawe nkubone wakoze ibi bintu nzagusura. Rozwari igura ibihumbi, nimba ari bingahe, niba babonye ari ibihumbi 9, biba ari 7 gutyo, yo kujya wuhira mu gitondo. Ntago byageramo bitewe n'ahantu herereye. Ariko ufite ibihumbi 30 ushobora gukora ibintu kandi bikagenda neza. Inama rero dusoze, inama ni iyihe ku bantu? Inama bayumvisha, abatayumvisha ubwo basigaye. Njye nayitanze, ubwo ngubwo nimba wumva uri tayari wakora, niba utari tayari wajya mu bintu wari usanzwe wikorera. None se nkubeshye? Ariko gadereka nkubwire, hano wowe urahazi, ibintu byose urabizi. Ufite icyo bita amavuta yitwa zahabu, si kimwe, sindi kuyamamariza. Ufite
internet ya Mango 4G singiriya sindi kwiyamamariza washaka kuvuga ngo mvuye mu tuntu nari ndimo ufite icyo kunywa cyitwa B1 Gin kwisi yose ufite Rujama Phones Shop telefone yawe ikurikirana ibintu byose byaba bigezweho anytime urumva wambwira gute ko utakora utuntu ibyo byose ukaza kujya kubivugaho nyuma cyangwa ku wabonye ko B1 Gin yazanye icupa rishyashya mbabarira we rinini na Hennessy ntago yakoraho bosi wacu ntago abonye ko bamuhaye n'igihembo so rero iyo mbonye nanjye ibiceri hari ahantu ngenda nanjye ni documenta nkizira muri utu tuntu ibi byose ni urugendo shuri abantu ba oya ni urugendo shuri online urugendo shuri online ubu ngubu bari ku ishuri nukuvuga ngo hano singiye ifumbire se iyo umennye amazi hejuru y'ifumbire iramanuka ukagera mu itaka yanyunyuje ayo mazi aragenda agafasha imizi y'ikintu wateyemo aho ngaho ibihumyo ahubwo igihumyo cyo ni umuzi gifite umuzi umwe ariko n'ingofero ubwo ni umuzi n'ingofero ni umuzi n'ingofero ubundi ikindi amashu yo nzatera muri biriya bifuka binini erega gadi kwirirwa wicaye ni ikibazo mani kwirirwa wicaye wanyuze ukajya guhaha wagasoromye wagasaruye rero ibyo nibyo bintu ngihemba nibereyemo umuntu wese aho aherereye yakora tudafite ikintu dutwaye na busa yes rega ibi bintu nubwo abantu babifata nk'ibintu bya fake urayumva isakesha numva nubwo abantu babifata nk'ibintu bya fake nibyo bibatunze ubuzima bwa buri munsi ariko hari igihe mani bizaba binini do I swear to my God nzakomeza matane mpaka ibi bintu bibaye binini cyane ntago ndi kukubeshya inzozi zawe ari izihe mu buhinzi inzozi zanjye ni ukuba umuhinzi mworozi kandi wagutse so ureba iyi Kigali News Channel hari igihe uzajya kubona ukabona umuntu aravuze ati ariko bakunda kwitwita ngo wacyanawe wa muhungu ndashaka kugutera inkunga ndashaka ko dukorana urugero sibye ko na benshi bahari umva ariko njyewe icyo ntashaka ni ukwicara hasi oya kwigira umumongaliste narakubwiye ngo namenye uwo ndiwe nukuvuga ngo wewe wamenye ko nukuvuga ngo biriya bintu urimo byari ubuyobe byari ukugira ngo nzagere kuri ibi kuko hari abantu bankurikirana kubera ko nakoze biriya kandi na n'ubu ntibikora ariko nkabivanga ariko umutima wanjye cyane ndi kuwushyira muri ibi ngibi hari abapapa bamamagara bakambwira ati ariko ni iki kibura ngo tube twagufasha nkababwira ati mureke mbanze mbereke ibyo ari byo uzi ko navumbuye ko aka kantu ushobora no kukaragiza umuturanyi ari akantu ka pavuro wajya umwaka pavuro akaguhaho aka ngaka ukagaterura ati ngwino ujyana aka ngaka ariko pavuro nujya usoroma nanjye jya umaho bitagutwaye amafaranga 500 mbese nk'urugero nk'umuntu aravuze ngo ndashaka gutera inkunga mu buhinzi bwe urashaka ko mvuga za nimero bakongera kuntuka ariko kuba kwifuza kukuvugisha kuko urabona nka bino bintu tweretse abantu hari nk'umuntu ushobora kubikora akajya ahantu bika mu isoko akaba akeneye oya nitaka n'ifumbire
ahubwo tugashaka ese ubundi nk'umuntu aguhamagaye akavuga ati ngiye sinjya mbona umwanya waza mu rugo ukabinyubakira harimo ibiceri ewewe uruca abana nabikora kandi noneho ikintu cya mbere nababwira ni uko ibi ngibi mba ndi gukora ni ukubereka ko nawe wabikora, ni ukubereka ko bishobora kuzakenerwa mu gihe runaka. So rero nawe ariko wanabyikorera aho kuri botike kwa Faranswa kwa Mushi ntabwo tudufuka duhari, kagura 100 kwa Kazungu aho hepfo nta butaka buhari, si ugushyiramo. Ikibazo ni ifumbire, ubwo wayishaka nayo ugashyiramo, wanagura mvaruganda yakoramo. Wowe icya mbere ni ugupfumura agafuka kugira ngo amazi atazajya agumamo ajya anasohoka, warangiza ukajya wuhira buri mu gitondo ukigira ku kazi, ukaza kugaruka wongera wuhira nimugoroba. Ibindi bintu birenze ibyo nibi rozware 2 gusa, wenda n'udufuka 15. Ibyo rero nababwira ngo mwakoze urugendo shuri kuri Kigali News Channel hamwe na Maji The Black, mvugira ngo B1G cyakoza boss hari awaciye impaka. Boss wanjye waciye impaka, ntihagire umuntu wongera kuvuga ibyo. Yarababaye bavuga ngo B1G ngo imeze nk'andi macupa, yazanye icupa rinini uraza kuribona. Aya macupa mato yayisovaho oya nayariho kuriya bavuga ngo utu ni udupeti, ngo iki ni ikigra, ibyo ngibyo. So rero kandi ndi proud yo kuba namamariza company iri kugenda itera imbere, binangaragariza ko hari ikintu turi gukora. Yego rero nanjye ngomba gukomeza gukora noneho n'ibi bintu. Ejo cyangwa ejo bundi hari abana bajya bamamagara, narabikubwiye wowe, bambwira ngo iwabo bafite ubutaka, bafite inka, ariko akicara akavuga ngo ndakora iki. Ariko saa sita wenda mama we cyangwa nyirakuru akamubwira ngo jya ku isoko ujye kuzana pavuro, ngo nuburemo na seleri. Bafite asize ifumbire, ibitunguru, asize ibintu yagakwiye kuba yakoresha iwabo, mu gihe yagakwiye kujya abwira nyirakuru ati reka nsorome nzane pavuro zingahe iwabo mu rugo. Ibyo rero nibyo mbashaka ko abantu bamenya. tukagera kuri revo umuntu ahagaha umunyu, isukari, umunyu usugura ngahe. Uguze umunyu w'igihumbi wazawumarana menya ari umwaka. Wenda ujye kugura umunyu wenda si ubuto bwa zahabu gutyo, ariko kuvuga ngo ugiye ngo kugura ngo ibijumba, ngo umunyu, ngiki ngo seleri, ngo ibitunguru, ahanga ushobora guteramo ibitunguru byakumarisha ukwezi bitewe n'utu tuntu uri kubona hano. Wowe ufite mind, uri mu rugo kandi uri umusore, wirirwa kuri Snapchat, wirirwa uvuga ngo, cyangwa uri umukobwa ngo twabuze akazi, kandi wanyu muhora muspendinga amafaranga out. Kandi afite igihumbi wenda, bafite inka. Rero ikintu nabonye, reka nyikubwire mwana, abantu nyine baracyumva ukundi kuntu. Abantu benshi batinya iminsi icyo kintu kizamara. Aravuga ati ninera ibi birayi, avuga ngo ubwo nzategereza igihe kingana iki. Apu reka mbyihorere. Wahashye bivuye he?
aho babiteye. Reka nago inyanya zirarushya, inyanya ziravuna. Iyo spirit yo kumva ko ikintu kivuna, ko byo bintu bitinda, abantu barashaka ibintu bimeze ngo TikTok. Vuba vuba. Ntago watera inyanya ngo uzite zera ako kanya. Urategereza kandi nawe inshingano ufite no kuzitaho. Nkuko wavutse nawe ukajya kwiga muri Gardien, ugakomeza ugakura, ubu ukaba manager w'ahantu runaka. Ni nako guhinga bimeze. Ubu ngubu zira nkoko wazibonye, nukuzijyana gake, ariko ninshaka umusaruro wihuse w'amafaranga ako kanya, ntabwo iyo ngiyo yazaba ari business. Ubu ngubu tugiye gushaka ukuntu, ubu ngubu ni ukujya gufata ahantu twinaje, tukaza tugatera, tukabishyira ahantu heza ku ruhande, nkongera nkanapakira n'ibindi paka ntegereje igihe. Ubuzi iki giti igihe umuntu yagitegerereje ubu, hari umuntu ushaka ko agitera gihita kingana gutya ku kanya. Urategereza gake, petit à petit l'oiseau fait son nid. Gake inyoni yubaka icyari cyayo. Yes, nicyo nababwira. Noneho ni na bya bindi mvuga mu bantu, mu gihe wenda ufite umuntu ufata nk'umuntu ushaka kwemeza, tuvugura umukobwa, ejo muzajya muri hari izo bita ngo baby shower, ngo bride shower, ukabona abantu bose muri kumwe bafite smartphone, bavuye kwa Rujama phone shop, bazimanuye bimanukiye. Hari n'abazitira, ibyo ntabwo nzajya mbitindaho. Kavuga uti nanjye ndemera nigurishe paka nanjye nse nk'abandi bagiye aho hano. Bamanutse ukaza tukihingira. Waretse ibyo bintu. Bareba iki se? Bamureba iki? Ikintu bamubonaho ni igiki? Umukobwa mwiza ubundi ni uwuhe? Umukobwa mubi ni uwuhe? Nta mubaho, aho wabaho mwiza n'umwiza cyane. Ushingiye kuki se? Tekinolojiya. Abantu bose ni beza, ahubwo ibitekerezo byabo ntago bimeze kimwe. Ntago isona se? Ntago isona. Ntago igira momo. Ntashobora guhamagara abantu. Amafaranga yagakoresheje business ayazanye muri telefone. Yes, nibyo. Ariko iyo phone uguze yo kuza ubwira amaji ngo wama 5,000 nihingiye inyanya, biragukoraho uri kuvunika. Ubona ngo bafata miliyoni ukagenda kugura iPhone. Na ubu byararangiye, narabikozeho, ariko ubu byararangiye. Nisugo nk'umuhanzi, umuntu uzajya kubona nta iPhone ufite telefone, ajya areba abandi. Ngewe ibyo bintu nakubwiye ko nabirangije, namenye uwo ndiwe, namenye icyo nshaka. Ibyo bintu ni ibintu bimeze nka babyita kugira iPhone ni ishema mu bantu no mu bandi, uzabirebe hano umuntu ugishyira mu mufuka. Ubu se ko nshobora kuba mfite agatushi kariho 4,000,000 kuri mobile money, wowe ufite iPhone iriho 200 y'amanyarwanda ibiceri, wahitamo iyihe muri izo? Ahitamo gatushi. None se ubwo ngubu biriya babyita kwigaragaza, kurya ifoto, kugaragara nkaho bimeze neza kandi utameze neza. Ubizi ko bitameze. Uri kuvunika.
buriya kera twajyaga twibaza Mm. ariko n'ubwo turakira byibaza abahanzi bigenda bite bakurayo amafaranga uwo mura mu modoka nziza imyenda myiza buri gihe mishyashya telefone nshya igezweho sibyo Okay, reka ndavuga ku byanjye ariko musarura he amafaranga njyewe ndavuga ariko ku giti cyanjye yego namamariza Rujama Phones Shop. Ntago ngomba gutunga telefone mbi kameme. Mba ndi kuri Kigali News Channel. Ntago mba ndi guhamba imbwa. Ikindi mfite inkoko noroye. Ubwo ni njyewe ariko ntago njya mvugira, ntago ndi umuvugizi w'abahanzi. Namamariza B1G. Njye ndi kukubwira nkura amafaranga. Ndavuga Mango 4G. Ndamamariza, namamariza zahabu. None se urambwira iki? Mfite abakunzi bashobora kumblessinga. None se abandi nabo uzagenda ubabazi. abandi nabo no kuzayibariza Nanjye ariko njya mbyibaza. nawe ujye yibaza Nanjye njya mbyibaza. wese nk'abantu nk'abagenzi bawe wowe ubitekerezaho iki ubibona gute Njye mba mbifata nka scam. oya ahubwo ntabwo ujya yibaza nyine ntabwo uba ufite amatsiko hano basarura umufungo Sha. Ntago mbizi, ntago mpazi kabisa kandi njye ndeba ibyanjye ahanini kurusha iby'abandi. amajyepfo uraje rero isomo ry'umunsi ni iri ngiri kugira ngo umuntu wese wadukurikiranye hano ntabwo yabura iki video ntago yabura akantu nyine nawe akuramo. Niba ashaka kwirirwa kwa botike kwa mama Sonia, kwa Mushi, kwa Kazungu, ubwo nyine aka kantu hari ikintu kamufasha. Ushobora gutangira uzi ko ari imikino. Mane natangiye hano ubona atari utuntu duke. Nose urana bimaje kugera. Umunsi ku munsi bigenda biba binini. Ariko iyo ucitse intege ari ikintu cyitwa ngo kuvuga ngo batavuga gutya. batayibona gutya. Abo bantu rero nibo baguca intege ukarinda ukena uri muri ibyo bintu by'abo bantu. Urwana no kubashimisha no kubanezeza. Wowe urashaka gusohoka mu nzu wambaye ebane ya force ya Danger White, amata cyangwa se congo ivuye udufaranga twose wari ufite ugahita ufata congo ivuye mu Butaliyani ku isuti ku mucongo wa Danger. Nabonye ngo umucongo usigezweho ugahita winjira mu bantu. Ariko mu mutwe no mu mufuka nta kintu kirimo. Kugira ngo tugende tuvuga ngo man runaka uzi ko byagenze gutya ngo kaje gufatwa cyaciyemo. Ubu se nareka kwamamariza Rujama kuri phone nk'iyo ngiyo igura amafaranga uzi nawe, cyangwa kuri phone nk'izi ngizi, kugira ngo nemeze abantu ngo sinsubira mu murima. Ahubwo ndashaka n'izindi strategy z'ubundi buryo nanahinga. Ariko by the way ahangaho wanahingamo icyo bita amawura yazi indabyo, ku buryo uruterura urushyira mu ivaze ariko warangije kurukuri. Iyi ngiyi nyita nka ni creche niki. Oya hari ahantu umwana wavutse wenda yahuye n'ibibazo bakamushyira ahantu muri kuveze. Noneho iyo avuye kuveze arinjira kandi usanga umwana yabaye umuntu wa Danger. Uzarebe Lionel Messi amateka ye nimba uyazura yazi. So reka twikomereze rero turebe ibindi bintu. Ukomeza akazi. Ariko nanone ngira ngo twasoza bahereza nimero zawe abakifuza naringoswe noneho barabyanga. 078 ngiye kujya nzivuga ndandaga kugira ngo bijye bigenda neza. 078 4 0 0 5 1 9 0788519. Izo nizo nimero n'abantu kenshi bakunda kumamagara
merci beaucoup, hari abamfelicita bakambwira ngo man uri umuntu natwe waduhaye motivation, hari abamamagara bambwira ngo man ngo warazimye wa kigoryi we, nabo ndabashimiye. Hari abamamagara bambwira ngo ni iki twagufasha, ari abasikama. Hari abamamagara bambwira ngo man ngo natwe duha ikiganiro. Hari abamamagara cyakoze akantu keza nabonye, nta muntu ugihamagara avuga ngo naragukunze. Abandi man zaze kurya inkoko ryari. So yes, tuzabiganira kandi welcome. Icyambere nuko hari n'abantu bashaka gukora urugendo shuri, nabo bahawe ikaze, ariko man tugomba gukora ibintu kandi bifasha n'abandi, atari ukuvuga ngo tubaye ba gicucu ruganzu. Oya. God, urasibona? Njyewe ntabwo bafite ibyiringiro ngo bafite ubwoba. Okay, iki si cya kiraro cya mbere. Iyo ushatse ko zitabangamirana, kuko iyo bigeze nimugoroba ziregerana. Ahangaha ubu ngubu hashobora kujyamo inkoko nk'ijana. Dore izi ngizi z'umweru ziba zatorotse muri za zindi z'inyama. Hari ukuntu zincika kubera ko icyo kiraro urimo n'iki byegeranye zikazamo. Zirabana nose ni igisuku urya se. Win. Wazibonye noneho ikikwemeza ko zibana, urabona ntabwo umweru uri kurwana n'izindi. Asigada amashati ajemo gute mu mashingo. N'indi iri kuza biba bikiza. Ni ukuvuga ngo rero izi wagira ngo ziri muri showbiz. Showbiz ko ariho nabonye bameze gutya. Ziri kuri space ziri ariko nizo zizanye hano. Ubu ikintu kigiye gukurikiraho ni ukuzivangura nkazisubiza ahantu mu kiraro cyazo. Izi ngizi rero z'inyama ziba zitaramera amababa. Dore byandi rero nababwiraga, urabona ko ziri kurira ku ntuzi imwe, ziri kurira kuri manjwari imwe. No muri showbiz mu muziki bakaritse umuntu agasangira n'undi. Ubwo sibyo nkaba mbivuze nshingiye kuri caha.
ese ni ngombwa muzigaburira zifite ibiryo byazo byazigenewe, uko zigenda zikura tugenda duhindura. Ni gutya bagufata gutya nk'umusani akavuga ati jya ahantu hawe sha. Singizi se ziri gupureyingwa, wenda tuvuge ngo iyi ni radio station, tuvuge ko iyo ari radiyo. Hari igihe umuntu aza ati wowe vamo, reka izindi zirye, ati nawe jya ahangaha. Ariko mani nkunda kuvuga ibintu biri blague cyangwa abantu bakabyumva uko babishaka, ariko iyo mbonye inkoko zibanye neza numva natwe nk'abantu twakabanye neza, nta kindi. Nisama ubu wenda mbaje ikibazo cy'amatsiko, irindi ryasezerano rya wa muntu oya ryo riri mu nzira. ntabwo riraza. Ariko ryo riri mu nzira. irindi ni isezerano ryawe. Iri ngiri ni iryanjye. Reka nzireke zisangire, ntabwo nongera kuzivangura nzijonjora. Ese n'ahandi naho ni uko cyangwa ntabwo zose zirahagera se? Oya ngiye kukwereka n'ikindi kiraro turi gutegura, hagiye kuza n'izindi. Ikintu cya mbere ni uko ubana nazo, nicyo nabwiye n'abantu bashaka korora, bakamenya ko iyo utabanye n'inkoko ukazishyiramo abantu, hari abantu batazitaho, bisaba ko ziyororera. ugomba korora. Dore za zindi rero zavuye mu zindi hantu zibere, nazo ziri kwirwanaho. zirakora umuti. Ahubwo reka nzongera amazi. Ngo zinywa amazi. Zinywa amazi menshi cyane cyane, ariko nta mazi inkoko ntago kuba kwari byayigora. Niyo mpamvu umuntu wese ushaka korora inkoko agomba kugira ikigega cyangwa se baraderi. Ubu nizimara kurya zirahita zikenera iki? Amazi ku bwinshi. Ariko urabona ko mba ndi umutekinisiye, mba narakoze utuntu tw'utu brevoir mu bundi buryo. Ugomba guhita ukora feri. Siko yiyemuye. Zaza ipo zirafite. Nahanga ndabona ari ukongeramo. Ubu ziri gufata ifunguro rya nimugoroba. Ariko zinarara zirya. Ibi biryo se biba bikoze mu Ibi biryo simbizi, nta ruganda rw'ibiryo ngira. wowe icyo wakoze upfa kugura gusa. Oya hari mu veterineri ubikurikirana, niwe uzi ibyo ari byo. Urabona ko zihise zitangira kwataka amazi. Tugende nkwereke rero n'ahandi. Iki nacyo nicyo tugiye gutangira gushyiramo izindi. Urabona ko twiriwe mu masuku dukuramo ifumbire. Buriya iyo hashize igihe
hari imiti bagomba guteramo mbere y'uko bashyiramo ibarizo. Ubwo nazo uyu munsi nta gihindutse, bambwiye ko zigomba kurara zigezemo hano. Yego. Ariko ibintu ni akazi wawe. None se wari uzi ko ari iki? Ni ukuvuga ngo iyi ni inzu isanzwe nyine cyane ibiraro mwubatse. Nibyo twubatse. Nibyo twubatse. Hari iki mbata narakikweretse? Oya ntabwo nacyo kirahari. Iki ngiki gitoya. Ubunyafumbire twari turi gutunda. Ubwo ngubwo hagomba kujyamo n'izindi mbata. Naho mu nkoko. So tugomba kubaguma mu maso nka Kigali News Channel, mwabyanga mwabyemera, tunabagira inama z'ibintu twagakwiye gukora. Hari umuntu twari turi kuganira, arambwira ngo nzakuvuze mu bundi nyine muri buno bworozi bwawe. Uba wumva nyine inzozi zawe ari izi, wamaze kuzigeraho? Ntabwo ndazigeraho, ni gake gake, ariko icyizere cyo ndagifite. Hariya hepfo hose ndifuza kuba mpafite ibiraro hagana hehe. Hariya hepfo ku buryo wenda navuga ngo mfite nk'inkoko nk'ibihumbi 40. Njyewe niha umuhigo mpaka igihe nzawuhigure. None iyo ndi kubona ziri kurya mpita mvuga ati wawu. Ni ukuvuga ngo nko kuva hariya hirya gutambika gutya ari ibiraro kandi birimo inkoko. Mani, iyi nkoko zanjye zitariye ntago nsinzira. Ibyo by'abantu babimenye. Hano hepfo impamvu utahinze nawe ushaka kuza aho nahinze se swazi si hirya. Ku buryo inkoko ziba ziri, noneho nabonye ukuntu ako twaye turi kumwe bazishyira muri stand zigiye zitandukanye. Utu etajeri. So rero ngira ngo uri kubibona ko ubumenyi twakuye hariya hantu buri kugenda buba. Hano hantu hose ni ukuvuga ngo ni ukuzashyira n'ibiraro. Ni ugushaka imbaho n'utuntu tw'intu, nyine hari abantu babishinzwe bakabyubaka. No kuzamuka gutya. Icyo nicyo cyifuzo cyanjye, kandi ndabizi hamwe n'Imana yanjye, hamwe n'abafana banjye, hamwe n'abakunzi banjye. Ase wari uzi ko abakunzi batandukanye n'abafana? Ngira ngo bose ni bamwe. Oya. Umufana ni wa wundi ugufana ari uko wakoze ngo hit. Umukunzi ni wa wundi niyo nta hit waba wakoze arakunambaho. Ese mu bantu bawe ubasha kubatandukanya abo bantu? Ndabatandukanya. Ngo hano wadukomye. Okay. Uwo ni umufana. Uwo ni umufana. Ariko hari undi umuntu uvuga ati Amaji man, mu by'ukuri ibikorwa byawe kuva muri iki gihe iki n'iki nakuze mbikunda kandi na n'ubu ndacyabikunda. Ubu ni umukunzi. Ubu bari umukunzi. Yes. Utaragira ku nkoko 40 ntago tuzi. Ntago nshaka kuryama ngo nsinzi. Agasombe se wakabonye? Iyi ni isombe. Bayita isombe sha. Ari isombe ntago igivaho umwumbati hasi. Isombe n'umwumbati ni ibintu bibiri bitandukanye. Uko bijya kumera kimwe. Nyine birasa, none se abantu bose ntago basa. Gadi. Yesu ngubu wiyumva gute iyo ubona nyine mu akongira ngo cyagiye mu minsi ishize. Udari wakoze inkoko cyangwa yari iriya cyangwa warongereye? Oya, zira ni za mbere. Ahubwo noneho mbabarira mvugire ngo Kiko cyahageze. Za mari zose zahageze. Ejo ndajya kuri Majerwa gufata ibyanjye. No kugera Igigondo. Bagomba gahise.
twavuganye barambwira ngo nimba ari byihutirwa nahagera, nimba bitihutirwa bazabinzana. Wazantumye. Ntago nagutuma ariko biba bifunze, nta ribi nzagutuma. Ako bantu maye rwose. So rero nababwira ngo abantu no kuhaha ibintu online bimenye vuba. Kujya kuri TikTok nayo nyimenye vuba, ntago nzajya nihagararaho, ariko byose binsaba kuba ndahantu ndi pause. Nk'ubu ngubu iyo nicaye hano munsi y'iki giti ndatekereza nkareba why not njyewe ntamenye ukuntu bahaha kuri Kiko, why not ntamenye uburyo ushobora guhinga ibintu binini, nimba bigenda ari ugukura niba ari iki Njyana no kura biba birimo ariko ni byiza. Ikiriho cyo no kuvuga ngo mu zira nkoko zikora igihe kingana gute se? Iminsi 70 si babitubwiye turi kumwe. Fred ni nazo zigiye kuza muri kira kiraro cya ruguru. Hari Saso, hari ziriya, hari n'izindi zitwa Pondeze. Ubu se nk'umuntu yaramutse ashaka kuzibuka. Ubu ntago nari natekereza. Nyine nk'umuntu nk'urugero afite restaurant cyangwa boucherie agashaka namurangira umufatanyabikorwa agashaka kuzibukinga ngo azazigure. Ubu ntariho twavugana, ariko akavuga ati nk'uko kugeza ubu ndaca 200 ni bimeze nka kwa kundi umuntu w'umubyeyi arera umwana ukavuga uti ko nshaka kumukwa nkazamwirerera. Oya banzureka akure ubone ukwe. Nk'ubu nyine ushaka kuzigura ubu ntazo yabona, namurangira aho yazishakira. Ako nizimara kugira hejuru uzagira none se nzabigurisha. Kandi ikintu cya mbere nabaraburaho izi nkoko imwe bigura hafi 3,800, ariko iyo ugiye kuyishyira ku isoko bitewe n'ukuntu wayigaburiye n'ibiro byayo ibiri mu 10,000. Ese ibiro byinshi inkoko yapima n'ibingahe? Inkoko nabonye nini ipima ibiro 6. Haba inkoko ipima ibiro 6? Yego. Ari inyama cyangwa isa? Ari inyama. Ubwo ni cya gihe waziretse zigakomeza kugenda kandi bagura ku biro n'ubundi. Nuko ngo ikiro kiba gifite amafaranga yacyo. Yego 600. None ubwo ibiro 6 nawe kuba ni ihene. So rero ibyo ngibyo nibyo bintu bintera courage zo kuvuga ati why not nanjye ntagira wenda inkoko y'ibiro 5 wenda 4 5 6. Kuki ntagira 8? Nukugabura wabonye ukuntu uzinywa amazi. So rero nuko nguko bimeze. Gahunda n'umuziki uraje, noneho mujye kuri Ama-G The Black Official mukore subscribe. Ese ndirimbo yawe iriho iyi ngiyi y'amahano. Kari akantu k'akadege. Akadege se ntago bakazi, rega baba bakazi. Nyine byaje gute nyine? Natekereje nagiye ahantu mu baniga nsanga bari gukina ngo akadege, ndibaza akantu ntagati. Bari busy bose bari busy, ukumva umuntu ari kwivugisha ngo ukuraho. Noneho nanjye birancuka, nanjye njyaho ndavuga ati nimba muri kukarya nanjye reka nkareba akakantu. Warakariye akasenze. Naravuze ni ibi bintu bituma abantu birirwa bicaye badakora, reka mbishyire mu ndirimbo. Bwaraje ngo bira no gukorera amafaranga online. Nanjye ndi kuyakorera on murima no mukira on inkoko. Ntago njye nafata amafaranga wenda nagurishije inkoko 15 ushyire ukadege ugahita usheta saba naguramo ibiryo by'inkoko bro. Ariko abantu mugakina nyine kabagize kabakoronije muzambwiye mukomereza aho ngaho. Naravuze ni
ibi bintu ni amahano. Kuba ushobora kuba tuvuga urugero uranguye inkoko zigera mu 100 amafaranga yose urumva ukayafata ukayashyira ahantu bari buyarye mu isegonda rimwe warayakoreye ariko nawe hari igihe ubarya sibyo simbizi sinshaka no kuzongera kubimenya njye nari ndi kubarabura ntabwo wabonye umuntu kariye akashaka kwimanika ngaho ibaze ikintu ukora uvuga ngo hari icyo wakoraga warabaraburaga njye narabaraburaga kandi wigeze wumva nkavugamo akadege karimo nijwi gusa ariko no muri noza no muri comment abari wese nyine abo rero nabo barakaza ngo kira ni ikirango cyako ko nanjye narakumvise nanjye nigeze gukina nashatse kubereka ko ibyo bintu nubwo mu bikina mwihishe muzi ko tutabizi kubera ukuntu kabagenje ujya ureba muri comment zako narebaga ukuntu bagatuka bariya bose nabo kabakemeje njyewe rero ni uku nguku biba byimereye ese izi ngizi ko zimaze gukura izi ngizi ni izitera amagi ni izigomba kurarira ni amasake manini cyane wahita ujyana ku isoko ariko hari igisake kiziyoboye ntari kubona abantu umva isake y'umuzo hanze iri hekwe so reka tubyihorere ariko ndabizi ko nimba yanagiye hanze iri buze gutaha kuraje kandi dushimira abantu mukomeje kudukurikirana kuri Kigali News Channel ubwitange bwanyu turabubona ikindi no kuri Ama-G The Black Official ikindi mutanga ibitekerezo hari n'ibitekerezo natwe tuba twifuza nkuko namwe wenda tubagezaho ibyo dufite muri twebwe turabashimiye muri rusange ngiyo urayibona ukuntu ikata ego wacyumvishe kirahari cyahiye ni uko nyine kuri nuza batacyumva ubu se turamenya ari iki nikorera cyahiye ese igifenesi n'ukuvuga ngo ikivuga ko kigiye nuko kirahumura uragenda ukiriyeho iki ngiki ndagenda nkiriye ahubwo tugomba guhita tunashyiryaho ngo soko yoyi akama iki kintu rero ubushize cyo nakuyeho kinyikubise ku mutwe God iki kintu waretse tugashaka umuntu ugikura ikintu ushyiraho urwego turakimanura kino ntakibona umuteraho urwego ariko mwana kwirinda biruta kwivuza ugishaka nawe azamuka gikureho gadi iki kintu cy'ubu si waje kunsura bwa mbere Kigali News Channel iki kintu nari ngiye kubyita nabi ntibavuga ari gatoya yego kari gatoya ntabwo kari hafi none uravuze uti nta ndavuga ngo kazakura none cyakuze kiri guhumura cyoka buri umusoro
kirenze se amaji ubwo kimaze nk'igihe kingana baza gadi maze gadi nawe ashushe wowe gadi gadi wansubiza icyo kibazo kimaze imyaka ingahe kandi cyahinzwe mu ahandi manza kinakomeye kamanzi nanagisogongera cyakabona bajya basogongera nimba se ari uburenganzira bwanjye umuntu nk'ibyo se ni kinini niyo mpamvu cyanze gusadukamo gusa bikoresha nk'ishoka cyangwa ikindi kintu kime unanipata we peti ponceuse sama uretse voila ariko igifenesi cyitwa ngo mu cyongereza ahubwo tubwire wowe wagihinze we ntekereza ko wenda aribwo mu cyongereza ari kenetse lofenes numva ko ari ufane harya imbuto zo zitwa ngo iki imbuto namwe mwashaje tutarajya mu kurya inda mbanza nkuheho aha kera nari nzi ko kiba kirimo imineke kubera ukuntu kiryohera inda nawe ibindi muraza kwikorera ujyanye amagi ngiye kubaza akantu gato cyane twese turabona ponceuse ifite insinga za nshyashya zidagiye zipfundikanyije he ponceuse suyizi zino basudirisha cyabagira bati inyinshi ziba zifite imigozi ishaje insinga zishaje ibyo uzabibaza abashoferi bafite amaperime batagira amamodoka uzi ko hari abayutubazi batagira amakamera ngo umutekinisiye ubundi baravuga ngo umubumbyi ubwo rero nabareka mukataka namwe sinkibakebeyeho ukuvuga ngo dushyiriye ku isahani hasigaye ni ukurya nari ngitegereje amagi yes dusezera abantu twitemo tugira utuntu twikorera abantu bari hano batangiye no kwicwa n'amweru ariko buriya ari nk'abadiyasipora baba badaheruka kubona ikintu nk'iki harimo n'abantu batarakirya hari benshi cyane igifenesi rero reka nkidekuvure cyangwa nkivuge nkisobanure nka roki kimomo igifenesi ni igihingwa kibarirwa mu mbuto kiba gifitemo impumuro idasanzwe y'umuneke ijya kumera nk'umuneke gifite nako gifite ibintu bimeze nk'ibiheri urumva ariko kukirya ni ukwitotorera ubwo namwe akandi kantu wenda wibagiye k'ingenzi kigira amakakama adasanzwe ariko si cyankanga wayabonye dore igifenesi ni uku kiba kimeze iyo uri gukuramo twa tuntu tw'utunekeneke dore urubuto rwacyo ruba rumeze gutya ubwo si mvuze ku gifenesi uko rero ubona babariyeho mu buryo bumwe cyangwa ubundi mwakoze cyane mwakoze Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.